biko bite byawe urashaka kujya kikubera urashaka kunyambika impeta wewe uri imana yanjye mubabarira iki arusha kume akabara pfukamye intebe z'abarisi Imana yasezeranije yuko hari undi mugira neza w'umugore mwiza w'umuzungukazi w'umumetisi Imana igomba kumuzana Yesu umwirabura ntabwo ni proud ye pe bara amasengesho abasiba abakobwa barasenza arakizwa arahinduka niba namusengera agakizwa gahinduka ntabwo ari ngombwa ngo agiwe ankunde umutomo wa mbere wa kabiri wa gatatu twabwa gicumi bakeneza rakomeza neza aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye urasirazuba nyirazo amajyepfo amajyaruguru mu nkimi kateketu ndetse n'abana gukurikirana zirajya batandukanye mu bice bigiye bitandukanye zibanganya ingutandatu ngatanga isanamitima twakurikira Kigali News 5 cyajya no kuri YouTube channel nijyemo Ishyaka TV 5 kuri subscribe hanyuma tubane neza cyane hano mwana mukobwa so bwa mbere mubonye se n'ubwa kabiri mubonye babiri sambwira amagambo agiye atandukanye murabizi story ye ibyabanje ariko Imana yabigira neza yashitakanye mwiruka mu kiganiro witwa Kayusi Pastor Kayusi basangana n'umwana tumusangana n'umwana w'umukobwa na mugenzi mu nzoga rwose bahanishije ari gushaka wasengera baramusundira ariko ibyo ngibyo byabaye ibisubizo bimeze neza hajya yitwa Diane Akimana muramuzi cyane aka kanya mbwa Isaac irengagiza ibyo urimo byose basumye mvuga nko kubyumva abagiye batandukanye mu bice bigiye bitandukanye amwumvisha uko ino tsana nyina bigiye bitandukanye ariko duhuza abantu mukana tutuma twaba tumikira mu bigiye bitandukanye byo wamwe nshaka gusema uri muri kamera ndashaka narakubwiye ndashaka gusaba igitekerezo niyo wansengera atirimo ko bamwe no mu butinganyi nkabona n'ibyagiye akora bigiye bitandukanye namukora akinga teka para rwa rukundo naramukunze byanya saba ushaka umugusho cyangwa icyo mushaka oya yansabye ko nabahuza kandi urambwira ati jama muri kumwe koko pe kuri uno munsi ruragira gute ndamuhamagara ariko nagazi bana muhamagariye azikora ibiganiro bisanzwe bitanga isanamitima ku bajya bamukurikiye bihindura ubuzima ku bandi bagiye batandukanye kuko abenshi bagiye bava mu butinganyi nabizi nk'uko mwatsuka bavuyeho bene n'abandi tutazi babuvuyemo kubera iki ubuhamya bwa Kayusi aka kanya ko akwemera urukundo cyo mugana kundana gukorana n'umuntu ari umutinganyi nta gisebo byagutera mu sosiyete nk'abantu banga yasenge ukavuga ati ndakomeza nkomereza hanga nubwo ntagiye yansengeye ariko hari n'abandi bajya gukora ibyo bitandukanye nanjye aransengera hari n'abandi bagiye batandukanye urifuza guhura nawe ari hafi ariko ntabwo azi gahunda wamubwiye se ko turi bubone oya telefone yanjye nayihaye kameramani ndamubwira ati rwose ntajya mwitabe nyuma tuze kumutumira mu kiganiro ku buhanga bw'ibyuma amajwi n'amashusho ndi kumwe n'uwitwa Ruzagayura niwe tubana mu bice bigiye bitandukanye ariko nanone hari igihe ajya muhostinga tukareba ibiri ku mihanda igiye itandukanye hanyuma tukaganira nawe none se aramutse aguha urukundo wabyakira ute cyangwa aramutse ari kwimigazina ese we mfite ubwoba ahubwo ufite ubwoba yego ubwoba umeze gute gashobora nyine ibyo nshobora kuvuga ko gashobora ntabwo nta cyizere bifite ese kumwe n'umukobwa mwiza umeze neza wenda nta kibazo ufite ubwoba nyine nshobora kuvuga byakubabaza se cyangwa wabyakira ugakomeza ugahinga nk'uko umuntu ajya guhinga akazasarura nakomeza nyine ngakoresha ibishoboka byose mbese ubu ari abahungu bajya uhura nabo bagiye batandukanye wenda ukabakatira nabo bakagukatira bakabateka Kayusi wabuze umuntu utari Kayusi cyane aramukunda cyane byaranshimishije ubu nyine asigaye asenga ariko ariko nyine yari ameze mbere
mu gihe tukimutegereje nyuma ya bwa buzima wari urimo nyuma yo kuva kwa mukuru wawe kubaho bikanga kuri ibyo bitandukanye bikanga akakanyuraho uti sha muri ino minsi nta kibazo rongerejwe nta kibazo muri ino minsi nta kibazo ntabwo mbigera neza amazi bivuye kuri channel yawe ufite akazi ka buri kwezi aravuga ati nubwo wenda atari akazi bavuga ngo kazamwinjira ubuzima bukomeye ariko kugira umuntu oya ndakora nta kibazo aka kanya abana b'abakobwa batigirira icyizere cy'ubuzima bijyanye n'akazi babona burya kubaho batuye na gusura bayikoreramo bakagenda agakoreramo ajya guhingira umuntu gusa Kigali wenda biragoranye aho ngaho ariko ntabwo gusura umuntu Kigali byo bibaho abajya bacika intege muri ibyo ngaka ntabwo nabikora babwira oya ntibagacike intege kuko Imana gusa nanjye ntabwo nari mbizi ko nakabona akahe umusaruro ufite kuri YouTube channel yo kumariza umva yamuje n'abantu benshi yaramfashe ngo abantu bagiye batandukanye hari n'umuntu uheruka kumamagara ejo bundi akameze ariko buriya njyewe nyamfasha abantu nkahuza n'abantu n'abandi ni ukuri ko Imana ndacyakeneye byinshi byo kuba Imana yakugira neza ni ukuri mbwira nomero rero kuri WhatsApp utuje gira neza wigende nomero yivuga utuje bivuge neza bayivuge neza utuje 07 ni ukuri wamuha akazi kaneza kafite ni wamukora byinshi bigiye bitandukanye nyamara wabugize neza Kayusi ntabwo araza nyamo Kayusi uretse gatoya Kayusi reka tube tunaganira reka tuganire mu minota nk'icumi n'abataranyitaba ndamwihorera nta muntu ugiye kuguseka ubu ngubu nabona ikiganiro hari abantu basigaranwe cyane abandi intege ariko tukiri aho ngaho ni iki mu mbogamizi na n'isabye uhura nazo z'ubuzima ibyo icya mbere ni uko nabonye akazi ariko hari ibyo bitaraba kuri YouTube rero habaho abanzi akabaho n'abakunzi byari ubizi ari ushobora kuvuga ati uyu nguyu ari mu biki arimo aravuga ari ushobora kuba ati nyamara uriya mwana twanamubahaye rero nakunze Kayusi ibyo kuyatsinda yarakijijwe mu buzima busanzwe turasenga nsigaye nsenga ni iki wicuza muri aka kanya ko byagiye uhura nabyo kuba naranyweye inzoga kuba naramenyanye n'uriya mukobwa twatandukanye none se nyiraho ambwiraga ko utarasanga cyane tugana mu kiganiro ambwira ati Imana ikomeze idini ntabwo nabikoze ariko umuntu agiye akanyweye inzoga y'indogerero ntabwo nigeze nsanga ariko hari ibigusha wajya uhura nabyo uhamagariye n'umuvandimwe umuhamagariye rwose abakwemera urukundo waba mama pasiteri nawe halo amahoro ko wantimbije se ugeze ko ngo dukora ikiganiro njye mu kandi kazi nawe ngutegereje ubu ndicaye gutya ese ntabwo nakubwiye wowe ninguze dukora ikiganiro ko hari inkuru nshaka kukugezaho none aha ngaya ese nawe usigaye umbwira gutyo waje ukakibona tugakora okay ni umuntu ushaka ko umusengera nako hakunda ejo bundi wasengera wa muvandimwe ari mu butinganya akabuvamo n'ubundi muntu ushaka ko umusengera none se ugiye gusengera umuntu aguha agashimwe
amazi nakuguriye ko turi kumwe nuko umusengera agahinduka reka kuva mu bujiji bwo guhinduka kajya mu bwenge bari bamwe ngo wagiye gusengera ngo hano za Gikondo nanjye niho nta kibazo hano rero mudukurikiye akoze Imana biki gihe ni sawa ariko nabo ngo umuntu ugiye gusengera ngo nimba nta gashimwe k'amasengesho afite ngo biraza kugenda bite uramwumvisha musengera umuntu se n'impaka akuguriye amazi cyane rwose yego karibu asante sana kabisa ndashimira Imana cyo mukundi utabe karibu ndi mu kiganiro nanjye nayibonye kabisa wambaye neza no kubusakajire yego na Bibiliya yawe n'akantu bita ne kana akajire ko kurwanya abanzi banjye akana akane ko kurwana abayetazi ndabizi ko abagambanyi babaye benshi cyane ko iyo umuntu ari mu gakiza agira abanzi benshi ariko ubu ngubu mbambuye kubatokesha mu izina rya Yesu mvuye mu rusengero mbambuye mu materaniro yego okay ariko rizire kumeze neza tu karibu kuri Kigali News 500 no kuri Isiaka TV 500 okay karibu na karibu no kumbuga nkoranyambaga zanjye kuri TikTok yitwa utuje mari Isiaka kuri X nitwa Isiaka Manaki bose baradukurikira okay ni byiza cyane yego nezere ko utari muri bene babandi babatubuzi abantu bagira amazina menshi nk'ayishoka ntago ari amazina n'imbuga za nkoranyambaga kuko ntago ngiye ni byiza cyane ndashyisozo umuvandimwe bitese bamwibutse banahuye na benshi kabisa ntabwo mwibutse neza ntabwo mwibuka cyagiye hano musanga nawe babasohokanye ariko baramwa amayoga barimo kunywa fanta ntabwo murebe neza umwitegeko biragaragara murebe neza umwitegeko oya ndi kubibona si ngombwa kumureba mu mutwe cyangwa murebe mu nzara mu maso mba namurebye naribye gusa icy'ingenzi ni uko aba yari umuntu naba narasengeye nawe agahinduka byaba ari byiza ariko nyuma nahuye na benshi ariko asa nkaho ndi kurukamo gato ukuntu ariko ngo musebe muzahabwa n'umukoma ngo muzakingura ni byiza cyane rero kuba yarasabye kuba yarakomanze agakingurirwa nanjye ndi umwe mu bantu yahuye nabo ba Mesiya Wari Mesiya se yandi Mesiya ugera mu ijuru ugera umukozi w'Imana ba Mesiya bari abakozi b'Imana n'abayongwe n'aba Pastor Claude n'abandi oya bariya n'abesikoro bari n'abateka bari n'abatubuzi n'abateka mitwe barasimba nkine kubumva uko hari nabona giye nsaba ubufasha bwo kugira ngo bansengere bakabyanga hari nabona giye nsaba ko bambatiza bakabyanga bari n'abesikoro bihorere bari yasimba keneye igihe bihorere basaba noneho naga amatwi mbere yuko dukomeza ikiganiro arashaka umusengera arashaka ko umusengera oya amasengesho namusengera arahagije nakakanya ayawe amusengeye hari icyo yamufashije ahubwo mbwiriye ikintu wenda umamagariye kuko ntabwo byari biri muri gahunda yewe nsengera umuntu ufite gahunda yego ntabwo nyasengera abantu tudafite gahunda ariko hari ikintu nshaka icyo kintu ni koko cyagiye ngo waramusengeye biramushimisha kandi bigenda neza namusengeye ko yareka uburaya namusengeye mwaturiraho ibyiza ku Mana ko yamuha akazi keza akareka ibintu byo kwikinisha na zira ndwara yararwaye harimo n'imitezi y'imbwa byose ndabikeka byarakize sinumva rero ikindi kintu oya iri zira ndwara nimbi n'umwana ntabwo yasamba ese ntabwo yararimo kunywa teye yagenaga n'umukobwa ngo ni inzoga nyine uyu n'umwana abana b'iki gihe batangira kuruta nyina babo mu gitanda bagifite imyaka 10 ntabwo arasama niko yamba cyabyihorere twarabamenye abakobwa twarabamenye twebwe abakobwa twarabamenye abakobwa b'iyi minsi basigaye baruta nyina babo mu gitanda mu buriri bagifite imyaka 15 none se kayo tukiraho ngaho utarava mu batinganya byo yajyaga webeje ko bishoboka ngewe ku bwanjye ntabwo numvaga ko bishoboka ariko naje guhabwa umuhamagaro ntabwo imbaraga zidasanzwe yego ese ko mbona wabuze uko wicara ko mbona wari iwe ufitiye ikibazo hari ikintu nshaka kukubwira kiyishi baho kintu
genza n'akaboko kanjye nakunze kugiye mugiye kuzafata nk'ihene ngewe bagiye kuzafata nk'ihene genza n'akaboko kanjye akaboko bigiye byakaboko se agabukira ku mutwe gusenge afite amaboko abiri agoye akaboko se kwa muti muri Bibiliya handitse ngo ntugasambane ntukikinishe ntukanywe ibiyobyabwenge ntukibe ntukesikoroke muri Bibiliya handitse ngo amupfakazi we wahisemo gukora satani ibyo ngibyo bireke ubivemwo ndagira ngo abadukuriye barakanya muri Bibiliya handitse ngo harimo indirimbo zagiye kuzigera zirwanya satani harimo ya magambo avuga ngo musabe muzahabwa umuntu agukubita umusayo mu windukirize n'undi nagukubita mu rutirigongo nawe umuhurundi rutirigongo nagukubita katsitsino nawe umuha gatsitsino muri Bibiliya handitse ngo musabe muzahabwa sister umuntu nagukubita umusayo uzamuka intebishize n'undi nagukubita urutirigongo namukubita urundi urashaka akaboko ke kagukubite cyo gafate ase umuntu uko afite ubwoba umuntu byagenze gute ariko nta kibazo ufite mu mutwe wawe nta kantu ni emosiyo afite kuro afite okay n'umwana yambye kagukunda nese nta muntu wagira oya yambye bamugaye yewe n'ingi bajya bavuga ngo sibyo ufite icyo ashaka cyangwa akababaje nuze kamurenza cyangwa ushaka inka ryamanga ya ushaka inka ryamanga nkayo kandi akababaje umugabo akamurenza impinga corona kamurenza impinga ntabwo ngiye nshaka kwirenza ahubwo we nyirenza ako se izino ntoki n'isiki izi ntoki zanjye ko muri kuzifata nk'umuntu wazikunze uri kunsuhuza ngaho nsuhuza umeze ute se uri kunsuhuza none se ku witwaje n'impeta ibyo wabwa uri kunyereka umutako uri kumwenyura uri kunsekera uri kugira ngo ugende bike mbere wa mukobwa twubahane nimba kunyereka urukundo ntabwo ari ukunyereka isura yawe cyangwa ngo nukuza ngunyereka ubundi wewe uvukaye ariko bite byawe urashaka kunyereka ikirere urashaka kunyambika impeta wewe uri Imana yanjye se ntubabarira iki arusha kume akaba arapfukamye tamwe intebe z'abandi babarira twubahane wineza satani wineza satani jya upfukamira Imana yakuremye ntugafite umwana w'umuntu sibyo kandi muri Bibiliya handitse ngo kayifatire ibyaro nondagiye nimba ari iby'amameta ntabwo oya muri Bibiliya handitse ngo umuntu nakwanga nawe umwange niba utari ubizi rero umuntu agukinisha nawe umukinisha nasara kwanza nose aragukinisha se yewe Imana yasezeranije yuko hari undi mugira neza w'umugore mwiza w'umuzungukazi w'umumetisi Imana igomba kumuzana ntabwo ni proud ye pe uzabanza ufate stroya abanza wihanagure no ruhu kugira ngo byibuze ureguye gusa n'igikara giye gusukunda abazungu naguzi ibi byabo none se hari simuroko mukorwa bisiga nta mukorwa bisiga ahubwo wewe je sinkunda bakobwa yasa mukorwa yisi sinkunda bakobwa bikaraje nasabye Imana yuko yazamuze umukobwa w'umuzungukazi w'umumetisi ibyo birakureba ntabwo ndeba wewe wansabye akuse kayo cyane no ko nanjye rantongoye ubu bana bakobwa sibe ne bakora amasengesho yawe abasibe bakobwa kubera amasengesho abasibe bakobwa barasenza arakizwa arahinduka niba namusengera agakizwa gahinduka ntago ari ngombwa ngo agiwe ankunde si akagera nabikubwiye ntabwo ngiye ndi muri bene babandi kumva bafatirana sibyo uyu mukobwa yewe ntabwo ngewe namwemera ko dukunda ko ngiye mfite isezerano n'Imana sibyo mfite isezerano n'Imana jena ntabwo nari nzi ko ibingi bimwe wamamugariye ari wewe wanetse imitwe ari ni mukobwa wanetse imitwe ibintu by'imitwe byanyu nage nako mushaka mumbabarire wifukama ntabwo nkeneye ibintu byo kuvuga ngo ako se uyu mukobwa bamudogiyeho ese ubundi umwitabi umwiriye tabi umwitabi umwiriye tabi umwiriye
fasha umpa amahoro urebe undi muntu oya yureka wese wamurwa kwemera ukamutunga niba warafashe urabatunga ari babiri abangahe yose genda kwisabira ariko wajya ugira inama abana ntabwo ndi umugabo nyine ngo kwivuga wajya ugira inama abana bashiki bawe nazi ko umuntu yagukunze aragukora ko byiza mu gukunda si icyaha sibyo ni nabyiza pe ariko ugiye uzajya ukunda n'umuntu muberanye yewe urabona ngiye ese atwaye oya so umukobwa hagara harabareba bese gutya turebe ubu ngubu urabona haricyo ngo njyewe ntabwo mwanga ni umwana w'Imana ntabwo Imana irabana ku buto amaraso ava nayo mva birahura tuva amaraso amwe ariko nta mpamvu kugira ngo yewe umukobwa ajyanire hari abandi bantu agomba guhura nabo ko wampaye amahoro uri kunshaka yiki nyine kunshaka yiki abantu bateguze ntabwo njye bikeneye ibyanyu ni mu bwimenyere ntukajya wongera kunyiza n'abantu bitaho ni ntuzatire kubane kozi Imana sara Rwanda umuntu yabukunze umva nyene umuntu akunda umuntu urumva ari proud ye urukundo ntabwo ruhatirizwa uzamujyana gusengana mumeze gutya dusenga n'ikisenge we mujya gusengana mumeze gutya ariko wari n'uyu mukobwa siribure kubona mu maso yumva bari utekera imitwe ahandi genda ukanekera genda yubaha genda umunyamakuru siga ndi umwana w'Imana genda senga iyi Bibiliya igomba kundinda bano banzi bose mbona hano ku mihanda uwamvuga nabi wansebya Imana uzagasuza uzo wari muntu nawe azaba ari umukristo kandi azaba nawe ari ukizwa se ni kwishura cyane ku muntu ku mutima we none nese uyu uko yemerera kumufatira mu byaha sibyo yarahindutse ari guterana intoki n'indi mukobwa mugenzi we barimo kuri gatari ndimi ihore tubahane njya kumusengera sibyo namusanze yiza kumusengera nawe guhita yifuza mwese n'ubizi ari bya bitutsi byo nyine ariko nawe narabasange ku kimwe namwicaranye noneho ako se ubundi babaro nyinshi kimenyetso kimwe byose kigaragaza ko afite tureke ibyo kumfukamira no kureka ntabwo ibyo n'ibiguri kunyerekaza impeta se ifite urufunguzo rw'urukundo ni imishumi uri kunyereka ntabwo nyifata ibyo ariko wanteye imitoma 10 byibuze nkamenya kunyereka nese rwawe kuvuga kuri kamera umutoma wa mbere reka kubwita bimbwire ufukamira Imana ukumva iguhuze nanjye bikora umutoma wa mbere uwa kabiri uwa gatatu twavuganye 10 uwa gatatu uwa kane uwa gatandatu vuga satse kumugora oya reka twumve niba koko ushaka ko igihagararo cyane umva nuba ngo ibiri kure umva umuntu urgije yavunikiye niwe muntu bigeraho uwa gatandatu uwa karindwi ngiza se ngiza mali ari Yesu cyane Imana uwa karindwi vuga uwa karindwi kutavuga se hari twavuganye 10 none se uragiye ugende mubwira agende yikinishe niba arabuza abakuru nagarisa gende mubwire umva gende mubwire uriya mukobwa nimba afite ubushuhe nimba yumva nk'imiki yewe simboneka simpari agenda bisaba Imana nimba kuko twashingirana cyangwa nimba twakundana uriya ngewe ntabwo namwemeye ego kandi mubwire nimba atashoboye kubisaba Imana agenda asubire muri wa mugabo kwikinisha sister umwana wawe ndagwinemereza muzivugane ikiganiro kirangije